Airtel wayz akaba asohoye indirimbo yise Katira tariki ya mbere y'ukwa 11/2024 yari amaze igihe kinini adakora indirimbo atayigeza ku bafana be. Airtel wayz indirimbo akaba yayise Katira, akaba yayikoranye n'umuhanzi bita Butera Knowless, akaba hagaragayemo n'uwo bita video director Simbineira. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru, ngiye kubaha detayi akantu ku kandi. Iyi ndirimbo se yakozwe gute? Iyi ndirimbo hazamo audio production ni kina music, hakazamo audio bita audio producer ni Ishimwe element. Kanze mbaye detayi akantu ku kandi. Ese Airtel wayz na Butera Knowless urenze undi ninde? Ese ni bantu ki? Airtel wayz akaba amaze kugira abasubscriber cyangwa abantu bamukurikirana 274, mu gihe Butera Knowless we afite 250 by'abasubscriber bamukurikirana. Ubwo Airtel wayz arusha Butera Knowless 24. Airtel wayz akaba amaze kugeza indirimbo ku rubuga nka YouTube zingana na video 40, mu gihe Butera Knowless we afite 53. Ubaze neza Butera Knowless arusha Airtel wayz video 13, mu gihe Airtel wayz yatangiye ku itariki 21 z'ukwa 8 2019 nibwo yatangiye gukoresha urubuga nka YouTube, mu gihe Butera Knowless we yatangiye ku itariki 8 z'ukwa 9 2014. Airtel wayz akaba amaze kurebwa total views cyangwa total views, abantu bamaze kumureba bangana na miliyoni 21, mu gihe Butera Knowless we bangana na miliyoni 27. Nk'uko nabibasezeranyije, buri munsi ngomba kubagezaho indirimbo nshya igezweho. Iyi ndirimbo mu isaha imwe ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi bigera muri 15, kandi ifite umuvuduko bari kuyireba ku kigero cyo hejuru. Niba wageze hano kuri uyu muyoboro uramenye, ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bise igishwi. Niba wahageze kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi. Subscribe na partage, ibyo ni ingenzi kugira ngo uyu muryango YouTube izawagure ugeze no ku bandi bantu bakeneye ubufasha nk'ubu tubagezaho amakuru, diplomasi, politike, intambara ziba mu bihugu bya Afurika. Twamamariza ubuntu hano kandi twigisha icyongereza ku buntu. Ibintu byose ni ubuntu. Kora subscribe uba witeganyirije ubuziraherezo. Niba hari icyo nibagiwe wanyandikira muri comment, nacyo naza kukikugezaho, kandi niba wifuza kwamamaza twandikire muri comment, turaza kukwamamariza muri video y'ubutaha. Uyu niwe muhamagaro Nyagasani yaduhamagariye kugira ngo dufashe abakeneye ubufasha ku buntu, nta giciro nta kiguzi. Nkuko nagiye mbabwira, iyi ndirimbo ya Airtel wayz akaba uburyo amashusho ikozwemo yayikoze asa nkaho ari muri link, noneho birangira ahawe umudari nk'umuntu nyine wishe umuntu muri link, cyangwa se utsinze muri link cyane, agaragaza ibibazo tubamo muri iyi si ko buri munsi turakora cyane ariko turatsindwa tukanatsinda. Yagaragaje ko ari intwari yatsinze muri link, yakubise umusore bari bahanganye. Iyi ndirimbo nibwo butumwa yari ashaka kugaragaza, ko tunyura muri byinshi cyane, duhangana kandi tukava amaraso, kandi yagiye agaragara kubitwa kandi agatsindwa. Baza kuvuza inzogera wari timekeeper cyangwa se umuntu wasifuraga cyangwa se wabaga umwanya muri link yari Butera Knowless. Iyi ndirimbo yagaragayemo abantu benshi cyane n'abafana, uko bigaragara yayishoyemo amafaranga afatika kandi atubutse. Iyi ndirimbo kandi iraza kumwongerera abasubscriber, kandi ikozwe neza, video neza cyane, harimo ibyamamare bigiye bigeze ku kigero cye cyane. Ntabwo umuntu utumira umuntu mukorana collab bitewe n'amafaranga ufite n'icyiciro ariho, ibyo byose bitwara amafaranga. Kugira ukore indirimbo uri umuhanzi biba bisaba kwihiringa no gutanga, kandi kugira ngo wakire no kugira ngo ushimishe abantu bawe bagukurikirana, mu gihe wawe kwigarurira amarangamutima yabo biragoye cyane. Biba bisaba gushora kugira ngo ushimishe abantu bagukurikirana. Kuba umuhanzi ni intambara itoroshe, uretse ko n'ibindi byose bisaba guhangana iteka n'iteka. Ntiwigere ucika intege kandi ugakomeza ku buryo utagomba gutsindwa. Murakoze cyane.